Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu bihe byiza byo gusenga aho muherereye hose, Imana ishimwe. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, izinze ijoro izinguye amanywa. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Dushimiye Imana y'inyembabazi n'urukundo. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Tubanje Imana muri uyu munsi, tubanje Imana muri iyi weekend tugiye gutangira. Tubanje Imana, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tubanje Imana hose muri byose, Imana ihabe. Tubanje Imana ku migambi y'ababisha bacu, Imana iyigamburuze mu izina rya Yesu Kristo. Tubanje Imana, Imana ishimwe. Turayibanje tuyishimiye aho igejeje ikora. Turayibanje dushimiye Imana ibyo yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndagushimiye wowe inshuti yanjye tubana mu bihe byiza byo gusenga, mwene data dusengana. Imana ibaha umugisha mwese kuko muri inshuti nziza. Rero turacyari muri teme yacu, ese wowe wiyita nde? Turimo dukorotira iki cyumweru cyacu. Nifuje ko dusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 3. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana n'abana ba Satani aba ari bo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nimba witwa umwana w'Imana ni wowe wisubiza, nimba uri umwana wa Satani ni wowe wisubiza. Reka dusome. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imana ishimwe. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Imana itugirire neza cyane. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ritangiye ritubwira ngo turi abana b'Imana. Bakundwa, turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu Kristo niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imana ishimwe. Ijambo rikomeje rikubwira ngo ufite ibyo byiringiro, wowe ufite ibyo byiringiro yuko uri umwana w'Imana, ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko nawe aboneye. Nimba uvuga ko uri umwana w'Imana, ndabizi rwose pe, abantu benshi cyane, abantu benshi bavuga ko ari abana b'Imana, abantu benshi bavuga ko ari abakristo, abantu benshi umubare utabarika bavuga rwose yuko biyumvamo ko ari abakristo. Ariko ijambo riratubwiye ngo ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Ijambo riratubwira ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye. Imana idusange. Ese wowe wiyita nde? Wiyita ko uri umwana w'Imana? Ese wowe wiyita nde? Wiyita ko uri umukristo? Ese wowe wiyita nde? Ijambo riratubwiye ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi riratubwira ngo umuntu nanone yiboneze nk'uko uwo aboneye. Wowe witwa umukristo, wowe witwa umwana w'Imana, niwiboneze nk'uko Yesu Kristo aboneye. Niwiboneze ube umunyembabazi,
niwiboneze ugire urukundo, niwiboneze witandukanye n'ibigutandukanya n'ubwiza bw'Imana, niwiboneze nawe ubone amahoro yo mu mutima, were kwirirwa ufite imishiha n'imijinya, were kwirirwa ufite ishyari rya bene so, ry'abantu utanazi utazi n'amavuko yabo. Ukabona umuntu muhuriye hano mu mujyi wa Kigali ukamwanga, ntuzi iyo avuka, ntuzi imibereho ye, umva isambu ya se n'iya papa wawe ntibyegeranye ngo murapfa urubibi, ukamwanga ugasizora, ukamwanga ukabishyiramo imbaraga. Ijambo rirakubwiye rero ngo wowe nimba wumva uri umwana w'Imana, kuko ibyo byose urabikora, nyuma wagera ku ruhande ukavuga ngo uri umukristo, nyuma wagera ku ruhande ukavuga ngo uri umwana w'Imana. Ibyo byose rero, ibyo byose ijambo rirakubwiye ngo nimba wumva muri wowe ufite ibyiringiro kuri umukristo kandi kuri umwana w'Imana, ngo uwo muntu wowe wiboneze muri wowe, kuko Imana witirirwa wumva ushaka kwitwa umukristo, ushaka kwitwa umwana w'Imana, yo iraboneye, ngo wiboneze rero, ngo umuntu wese ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko uwo aboneye. Kandi ikindi, umuntu ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome, ibyo birasobanutse. Icyaha nibwo bugome gute? Icyaha nibwo bugome kuko iyo ugiriye umuntu ishyari uramubeshyera, umwifuriza ibibi. Icyaha rero nibwo bugome, kuko nicyo Satani akoreraho akagukubitaho igikashi kigatuma witwa umunyabyaha. Icyaha rero nibwo bugome. Ngo wowe rero ushaka kuba umwana w'Imana, wowe ushaka kuba umukristo, niwiboneze kuko na Yesu Kristo araboneye. Kuko icyaha rero iyo wagikoze nibwo bugome, nta kindi, uba wagomye. Imana itugirire neza. Nakubwiraga ngo ariko se wowe wiyita nde ko icyaha ari bwo bugome? Aho ntiwaba ugenda wiyita, wihimbaza, winezeza, kandi abantu bose bazi ko uri umugome. Ariko uzi kubaho nta muntu ugucira akari urutega, uzi kubaho abantu bose bavumira ku gahera, bavuga bati uriya ni umugome, uriya tugirira nabi, uriya tubwira nabi, uriya nta muntu umwegera, iyo umwegereye aragushishimura, uriya arabeshya, uriya araguteranya. Ibaze kuba uri umuntu uteranya abantu muri kampani ukoreramo, wirirwa uteranya abantu mu isoko ucururizamo, umuntu wese umukomanya imitwe na mugenzi we, urumva ukuntu ufite ikibazo, ufite ubugome bukomeye. Ibaze kuba uri umunyeshyari, ukagira ishyari, ukagera naho wifuriza umuntu gupfa, ukaba wamupangishiriza akapfa. Urumva ko ishyari ryaratutumbye ribyara ubwicanyi muri wowe, ubugome burenze. Ijambo ariko ryakubwiye ngo nimba wumva ushaka kuba umwana w'Imana, wumva rwose uri umwana w'Imana, ngo wiboneze kuko Kristo araboneye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ijambo ryakomeje ritubwira ngo umuntu wese uguma muri we ntakora icyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Iyo ugikora ibyaha rero, uba usa naho utigeze ubona Yesu Kristo, uba usa naho utigeze umenya ijambo ry'Imana, uba usa naho utigeze wihana, uba usa naho utigeze wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ngo akubate. Imbaraga z'Imana Mwuka Wera zisigara arizo zikuyobora, wumvire Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana ujye uryemerera rikubera umuyobozi n'umuyoboro. Ijambo ry'Imana rimurikira intambwe z'ibirenge byawe. Wihana icyaha igito n'ikinini, kuko burya utangira ukora akaha gato kakakubyimbamo, kakazahamagara n'ibyaha binini, ugasigara uri ruharwa.
Imana itugirire neza. Nakubwiraga ngo wiboneze kuko uwo wemeye nawe araboneye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo wiboneze uhitemo kuba umukristo. Ese wowe wiyita nde? Ese wowe wiyita umukristo? Ese wowe wiyita nde? Ese wowe wiyita umubeshyi? Ese wowe wiyita nde? Ese wowe wiyita nde muri wowe imbere? Wumva ufite irihe zina mbere y'uko abantu bari kwita? Icyaguha amahirwe ukagenda ukabaza abantu uti mumbona mute? Ese iyo munyitegereje mubona ndinde? Yesu iyo munyitegereje buriya bahita bakubwira bati wowe uri mushiha, wowe uri umwibone, wowe urabeshya, wowe abantu benshi baragutinya. Ubajije nk'umuntu ukwisanzuraho yakubwira ibyawe ukumirwa. Imana rero itugirire neza. Bifurije weekend nziza. Imana ibaha umugisha. Shalom. Imana irinde ijambo ryayo.